tumaze gukina nabo match enye yari amaze kubivuga mu gihe gito gishoboka. Badutsinze rimwe, tunganyije ako gatatu, twanganyije kimwe, badutsinze kabiri, twanganyije kimwe iwabo, tunganya kuri stade bise ngo ni Chantier hano Inyamirambo yari tararangira kimwe nanone nubwo kubw'amahirwe make yacu twakinije muhireke Vutari wujuje wari ufite ikarita y'umuhondo twe tutamenye, hanyuma badutera iyo mpaga, hanyuma badutsinze kimwe ku busa ku bwa Tolstein, barongera badutsinda ikindi kimwe ku busa ku bwa Tolstein, badutsinda bitatu ku busa ku bwa Tolstein. Ni iki kiri gutuma muri iyi minsi rero Beni dutsinda? Beni muri iyi minsi niba abantu barimo barayireba ingi ya Lorle yavuba hangaha na Mavubi Pro Max. Abantu bumva icyo kintu na Mavubi Pro Max. Kubera iki nyita Mavubi Pro Max? Ubu uze kureba uburyo u Rwanda rwatsinzemo Afrika y'Epfo nibwo buryo Bene yatsinze mu Rwanda. Aba bagabo bombi ni Abadage. Lorle azicyo Torsten ari bukore. Nubwo birimo biragura Torsten kumenya icyo Lorle wari buze gukora. Nuza kureba umukino badutsinzemo ibitego bitatu ku busa, ese muribuka ko twabarushaga possession? Ni nako byagenze kuri match ya South Africa twebwe tujya kwitsinda. South Africa twirushaga possession, yaturushaga possession, ariko twebwe icyo twakoze twabashyizeho umukino w'imbaraga aho tubonye amahirwe yo kubaka counter attack yihuta tukajya gushaka igitego. Simas uko twatsinzwe ibitego bitatu ku busa, uko byagenze bitatu ku busa ni igitego kimwe cyo ku mupira uteretse, ibindi bibiri na counter attack yihuta bakadutsinda igitego. Birasobanura iki rero? Bene irakina ibyo dukina, ariko noneho ikirimo iraturusha gikomeye cyane no kugira karite z'abakina bya bintu noneho. Ageze mu bintu biri seriye mbabarira cyane. Ubwo Sidikati uravuga gake kandi usanzwe wasanye. Yo ndano ari abantu birangora. Ubwo rero icyo ndi kuvuga nuza kureba ibyo turimo turakora ni nabo nibyo basanzwe bakora. Nureba nk'ibyo bitego byose ikintu kirimo kiratandukana ni karite z'abagiye gukina bya bintu rero sasa. Ibyo turi gukina nibyo bari gukina ni kimwe, sibyo? Igitandukanye noneho ni karite y'abagiye gukora bya bintu. Nicyo kintu kirimo kiragora umuntu witwa Torsten. Match ebyiri zose akennye n'umuntu witwa Granit Lorle amutsinze izo match ebyiri. Kimwe ku busa, bitatu ku busa. Ubwo icya kimwe ku busa birumvikana ko bari batarabimenyera neza abahungu, bitatu ku busa urumva ko byamaze gufata irangi noneho byamenyeranye. Igisabwa ni ikirero kuri match ya hano. Hinduka. Kuko biragaragara ko barakuza ukuri buze nyakubahwa Torsten. Hinduka noneho umuntu mushya. Niba babizi ibyo uri buze gukina uraryama inyuma, sibyo uze kubaka counter attack zihuta, try something new. Gerageza ikindi kintu gishya, kuko biragaragara ko uyu Mudage mugenzi we arabizi ibyo ari buze gukora. Iki gitego cy'umupira uteretse ni igitego baduteguje no muri press conference narayikurikiye yabereye muri Ivory Coast, barakiduteguje. Ico gitego cyo ku mupira uteretse barakiduteguje, baranakidutsinze. Ntibimaze se ahubwo gusa nk'ibimenyerewe ko Bene mu mipira iteretse ku Rwanda bisa nkaho ntago baba bafite ibisubizo byabyo byinshi. Kongeraho Manzi Thierry utari muri akorana n'abandi myitozo ubona ko bigoye ko yakina ku munsi w'ejo. Numwe mu bakinnyi wenda bageragezaga gukina imipira miremire nubwo ku gitego cya mbere ari we bateranye umutwe ku buryo bugaragara openly. Araza gukora iki kugira ngo abone igisubizo kuri ubu buryo bw'imikinire ya Bene? Akwiye guhindura ikizo mpinduka uvuga. Aho rero nicyo twamuhereye akazi ubu ngubu, nicyo twamuhereye akazi uyu muntu witwa Tolstein, sibyo? Twaguhaye akazi kubera ko uri ni naho hantu tugiye kukurebera kwanza. Dufite amanota birakakanya. Ayo na amanota n'amashami Vincent yagize. N'amashami Vincent amanota yayabona. Na ntekereza nanjye umpaye Amavubi abiri nayagira. Aya Mavubi nanjye yamaye aba defenseur bameze gutya, mediane imeze gutya, ugashyiraho na attaque abiri nanjye nayabona. Impamvu rero uri Torstein nuko ugomba kurenza ayo manota abiri dusanzwe tubona muri buri campaign, sibyo? N'umuntu wamuhaye amasezerano Imana imuduhera umugisha, nizere ko ataramwongerera ubu ngubu. Amasezerano ye ararangirana ni campaign, tumuha amanota turebe niba ari umuntu kwiye amasezerano cyangwa tumusezereho ataye. Nabonye hano ku myitozo banza yararakariye abahungu be, nabonye nawe atari guseka cyane, ari hadi cyane. Urabona ko nubwo abegera, urabona ko mu maso arababwira ati hari ikintu muri kunyima, hari ikintu bakeneyeho. Icyizere cyo kirahari hano kuri Stade Amahoro. Amakipe yose ya hano mu Rwanda arimo arakinira imikino mpuzamahanga nta muntu urahatsindirwa.
u Rwanda rwakinnye na Nigeria n'ubusa ku busa. APR yahakiniye match ebyiri, hari iya Azam 2-0, ya Pyramide 1-1, sibyo? Birerekana ko iyi ni stade hamaze kuba mu rugo, noneho habaye mu rugo. Igisigaye cyo kureba rero niki, byari 3-0 arova kaminga, noneho yaduha insinzi n'ibintu bishoboka. Icyo nicyo ngomba kureba cyo ku munsi w'ejo, ariko na 2-0 gatsindwa match izakurikira ya Benin n'iya Libya bikaguma biri muri 2, nanagira 5 azaba ameze nka mashami, kubura 3 kura, sibyo? Icyo mvuga ni kimwe, we need this game. Aya ni amahirwe ya nyuma. Benin aramuka itsindiye match hano i Kigali, amahirwe yacu yo kujya mu gikombe cya Afrika arabarangiye, biraba birangiye. Kuko urumva Nigeria kakanya imaze gukusanya amanota 7, sibyo? Benin ifite amanota 6, bamaze kugira amanota 6 nyuma yo kwitsindira Libya, batsinza Mavubi, bagarutse bakanadutsindira hano, baraba bagize amanota 9 kuri 12. Biraba bisobanura ko bo bagiye kuko ntacyo twakora kugira ngo tugere mu manota 9. Dufite amanota 2, tuzaba dusigaranye gukorera amanota 6, tukagira amanota 8. Biraba bisobanura ko twebwe qualification iraba yagiye. Iyi ni match iri crucial, bya bindi byo kuri level yo hejuru. Ni nacyo kintu ndimo ndasaba abanyarwanda ahantu hose bari mu bice bigiye bitandukanye by'igihugu, nibaze aya Mavubi yaha amahirwe ya nyuma, tuyashyigikire rwose. Turabona nawe ndakubaza ikibazo gisa nk'icyo nari maze kubaza Wasili. Nyuma y'ibitego 3 byo muri Côte d'Ivoire Benin yatsinze, bigaragara ko ibisubizo byo kuhangamura Benin bisa nkaho atari byinshi cyane. Kuri uyu mukino w'ejo twakwita nka finale nkuko twatangiye tubivuga ku Mavubi, hakenewe impinduka iki, zibe muri starting 11, zibe muri game approach, donc muri abo bakinnyi babanzamo hari impinduka ubona zikenewe kugira ngo byibura amanota 3 aboneke? Ni impinduka ki? Nsigaye nirinda gusubiza iby'abatekinisiye cyane ko nawe uri umunyamakuru, uri muri position wenda kumubaje nk'umunyamakuru. Shaka nambaze nk'umutoza bitwaye iki? Ntabwo uri umutoza, mfite lisansi. Gusa oni voye batoza equipe nationale cyangwa abandi burya hari igihe umugira inama akaba ngo washanutse cyangwa wahubutse, ariko hari nka match dukina ugahita ubona yuko gutsinda biri buze no kugorana. Ndatangira nko kuri match ya Libya, ari nayo match ari naryo kosa rikomeye cyane twakoze muri izi qualifiers, gutsindwa na Benin. Haba ibyago byo gutsindwa ibitego byinshi, kandi twanasobanuye ko habayeho impamvu nyinshi, habayeho amaramplacement forcé, fiacre wagize kantu gasa n'imvune n'ibindi, ariko nko gutakaza kuri match ya Libya byabaye game approach mbi, starting 11 mbi, kuko nka kuri equipe turusha imbaraga twakabaye dushaka ibitego na kare. Libya ibyo bintu byarashobokaga, ariko byarangiye tunganya 1-1 ku buryo byanadushize mu mibare yo gutsinda Benin, kandi ubundi Benin ari equipe nyine imaze igihe yaratunaniye. Hanyuma rero kuri match yejo narebye mu mibare mbona Benin muri match 15 imaze gukina zikurikiranye, na Mavubi yonyine atarayinjije igitego muri match ebyiri twakinnye na Benin. Hari match ebyiri zombi ntitwinjiremo igitego. Izindi andi makipe yose bakinnye, za Sierra Leone, za South Africa, zagiye zinjiza ibitego, ariko Benin nayo ikaba ikipe yinjiza ibitego. Ni nayo mpamvu nabanje kuvuga ko mbere ya byose ari gutekereza kugaririzamu mbere yo gutekereza kwinjiza Benin. Ushobora guhubukira kuyinjiza kare ikagutanga igitego, ukaza kurwana no kwishyura n'ubundi bitari burezirite amanota 3, kandi ari nayo ariyo dukeneye cyane. So mu gice cya mbere, mu gihe abantu babacunze izamu neza, n'ubundi ndabisubiramo, mu gice cya kabiri game approach ubundi na tactique bihinduka ukurikije uko ubona adversaire ameze. Hazaba hari abafana turi ku kibuga cyacu, abantu bazitinyuka kurushaho, ariko nanone abakinnyi batera mu izamu deo bahabwa umwanya. Nka match iheruka ntekereza ko nk'iyo ruboneka ahabwa iminota kare bataratwinjiza igitego cya kabiri. Meilleure défense c'est la meilleure attaque. Iyo Benin tugerageza kuyisatira kare itarinjiza igitego cya kabiri, hari ikintu byari guhindura, ariko urugero rworoshye gushyira Samuel Gerete mu kibuga match 5 zikurikirana nta shot na rimwe atera ku izamu. Ahubwo nko kuri match yeruka fiacre wanabonye amutonganya kuko umupira awugaruye inyuma inshuro nyinshi. So ntekereza yuko rero ku munsi w'ejo, ntekereza ko ku munsi w'ejo ari gutekerereza abakinnyi n'ubundi batera mu izamu barubanguka bakagira iminota ihagije yo gushaka igitego, ariko nanone mu gice cya kabiri